narakurebye ndakwitegereza. Umuco ni ururimi, ururimi ni umuco. Agahugu katagira umuco karacika, niko abanyarwanda bavuga. Niwo mugani w'abanyarwanda. Banyarwandakazi mbahaye ikaze. Ngewe baramutsa rero ni umusizi rutikanga rwo kugabicumanwa amacumu acanye mudatengwa biteka ndika gapfubyi karerwa n'utundi. Ngaye nguko rero. Ni munyemere rero ku munsi wa none tugaruke ku gitabo cy'umwanditsi Mama Teresa Kamugisha. Ni igitabo yise Ubunyarwanda n'Ubukristu, Ubukristu n'Ubunyarwanda. Urumva byonyine titiri y'iki gitabo irerekana ubunyarwanda, kubaho kinyarwanda, aho bihurira cyangwa bigatandukanira n'imico ya gikristu. Turabihuza gute? Nyuma y'umwaduko w'abazungu, nyuma y'uko abazungu bamaze kuzana imico ya kizungu, ese abanyarwanda bakomeje kubaho kinyarwanda? Ese imiziririzo n'imigenzo yabagaho mbere y'umwaduko w'abazungu yakomeje kugenda ikurikizwa ndetse inubahwa? Icyo ni ikibazo cyo kwibaza. Ngayo nguko rero. Mbahaye ikaze rero kuri YouTube channel umusizi rutikanga. Ubundi dusanzwe tumenyereye yuko tunyuza ibijyanye n'ubuvanganzo ndetse n'ubusizi nyarwanda. Muri iyi minsi rero aho twimakaje gusoma ibitabo, tukabumbura ibitabo rwose tukareba icyo abahanga bagiye bavuga ku muco nyarwanda, ntabwo twaviriye igitabo cya Mama Teresa Kamugisha aricyo namaze kubabwira haruguru. Mwagishaka rwose kiba gihari mu masomero agiye atandukanye ndetse no kuri ku mbuga za internet, wakibona rwose kandikamo Ubunyarwanda n'Ubukristu, Ubukristu n'Ubunyarwanda cya Mama Teresa Kamugisha. Banyarwandakazi rero ni mureke twanzike tudatinze turebe imihango y'umugabo. Tugiye kureba imihango y'umugabo. Ubundi mu kinyarwanda cyangwa se mu muco nyarwanda, umugabo yarabayeho ate? Umugabo agomba kubaho ate? Umugabo bigendanye n'ubunyarwanda yari muntu ki? Imihango ye, imigenzo ye yabaga iteye ite? Ngayo nguko ni muze tuganira gati kamera kandi gaturike rero. Iyo mihango ubundi rero yose iyo tuyitegereje neza dusanga imyinshi iba yarahimbiwe gukomeza ikinyabupfura n'icyubahiro. Ubundi nta ngaruka yindi bigira. Ngira ngo mu kiganiro cyashize twabivuzeho, nta ngaruka yindi rwose bigira. Kuvuga ngo umugore ntiyemerewe kurya ihene, inyama y'ihene, ngo iyo ayiriye ngo amera ubwanwa. Ayo ni amabeshyo rwose. Ayo ni amabeshyo. Ni ibintu byagiye bishyirwaho n'abanyarwanda, ni ibintu ubundi byagiye bigashyirwaho na rubanda ubwarwo bagendeye ku mpamvu imwe ebyiri eshatu niba ariko navuga. Ni ukuvuga ngo nta bihamya bifatika byaba bihari byerekana yuko umugore wariye inyama y'ihene amera ubwanwa. Oya rwose. Bibaye ari ibyo ntitwaba tubona abantu benshi bagiye bamera ubwanwa kandi ari abagore cyangwa ari igitsina gore. Iyo twigiye imbere ku gitabo kuri page ya 51 muri iki gitabo n'ubundi niho tubona yuko uyu mwanditsi Mama Teresa Kamugisha yaje akavuga ngo ese kuko iyi mihango ni imigenzo iyaba ari igira ingaruka uko yavugwaga koko, aho yaba ari imigenzo gusa ntiyaba ari ishyano ahubwo. Hoya rwose. Hoya. Ibi ni byagendaga bishyirwaho n'abantu umunsi ku wundi. Ngaye nguko. Iyo rero tunyujije amaso muri iki gitabo kuri page ya 50 niho tubona imihango y'umugabo, tukabona uko umugabo n'umugore we bakwiye kubana cyangwa bari babanye mu myaka yashize mu kiragano cyashize. Mbibutse ko iki gitabo cyasohotse mu mwaka wa 1985. Umugabo n'umugore we byabaga bimeze bite? Umugabo yaziraga kubanza umugore indamutso, ndetse nabo bavindimwe bose ubundi babahungu cyangwa se abakobwa ntibamubanzaga indamutso. Bamwe icyo cyubahiro rero akaba ari ubaramutsa bose mbere. Umugabo rero ntaryama ivure. Urwo ni urugero rwa kabiri. Ndetse ku munsi wa none kugeza uyu munsi tuvugana nta mugabo uryama ivure rwose. Abenshi yego bashobora kuba babikora batazi niyo byavuye cyangwa se ari ibintu twasanze
bihari, niko kuri kw'isi guhari. Uyu munsi wa none hari ababikora. Nta mugabo uryama ivure rwose. Ivure ni hehe? Ni ku ruhande, ku buryo nibiba ngombwa yuko umugabo abyuka ari bugenda akarenga umugore we, ubwo ni ku buriri cyangwa mu buriri. Rero nta mugabo uryama ivure rwose. Kubera iki nta mugabo uryama ivure? Uyu mwanditsi Mama Teresa yasobanuye yuko iyo hagize igikoma cyangwa hagize ikibaye mu rugo, umugabo rero kuko ari ugomba gutabara mbere, biramusaba yuko agomba kuza kuba yaryamye ku ruhande, aho bimusaba kubyuka rwose nta kizibanzira, cyangwa bitarinze ko ajya gusuzugura umugore we ngo amuce hejuru ngo amurenge. Aka ni agasuzuguro rwose abasuzugura umugore we, niba ariko navuga, tushingiye ku byo uyu mwanditsi yagaragaje muri iki gitabo cye. Ni igitabo cyiza. Yakomeje atanga izindi ngero, ni ingero nyinshi, ariko nge nagerageje kugenda njonjoramo izibanze zigendanye n'ubuzima tubamo bwa none abanyarwanda muri rusange. Uyu mwanditsi yavuze ko nta muntu wiyubaha ubundi ushyira intoki ze mu bibero. Nta muntu wiyubaha ushyira intoki ze mu bibero rwose, kuko n'umwana ubundi barabimubuza, barabimukubitira. Ikindi yavuze yuko umugabo yubaha umweko w'umugore cyane. Hambere ahangaha niho byakundaga gukurikizwa cyane. Ubu rero ntibikiriho cyane, kuko ubundi imyeko y'ubungubu naho itaniye n'imyenda rwose. Niko uyu mwanditsi yabivuze. Wumve ngo mu mwaka wa 1985 ibi byose tubona ahangaha byasaga nkaho byatangiye kugabanya ubukana. Ubwo ni imigenzo. None wibaze ngo mu 2025 bigeze hehe? Nimba uyu mwanditsi Kamugisha mu mboni ze yarabashaga kubona yuko iyi mihango yatangiye kugenda icika cyangwa se izirurwa, urumva muri uyu mwaka wa 2025 muri iki kiragano cya none iyi mihango igeze hehe yubahirizwa? Banyarwandakazi, iki ni ikibazo cyo kwibazwa. Reka rero tunyarukire tudatinze ku ngingo ya kabiri igira iti umugabo n'indi mihango. Ni iyihe yindi mihango igendanye n'umugabo? Ubwo ni kuri page 51 ishyira 52. Reka turebe yavuzeho. Hanyuma hari ikindi kintu cyagiye kibaho ndetse na n'uyu munsi kikaba kigihari, kijyanye n'ibicuro, kugira igicuro. Ubundi rero ibicuro ni ibitekerezo bisa rwose, ni ibintu biba biri mu bwonko bw'abantu, ni idealism mu ndimi z'amahanga niba ariko navuga. Idealism. Rero buri munsi rero abantu barapfa rwose ku isi yose, kandi ndetse baranapfa cyane. Rero birashoboka ko bene gupfusha bacurwa, ubwo bagira ibicuro nyine. Rero nkuko hari n'abandi bacurwa nkabo, ariko muri iyo minsi ntibapfusha. Ugasanga baracurwa bagira ibicuro ariko ntibapfushe muri iyo minsi rwose. Rero hari n'abatazi igicuro icyo ari cyo, nyamara sibo b'amasugi adapfusha rwose. Hari n'abatazi igicuro icyo ari cyo rwose, ariko ugasanga barapfusha. Byo kuvuga rero ngo umuntu wagize igicuro ngo arapfushuwe umugore we, hoya rwose. Ibyo ni ibitekerezo by'abantu bishyiriyeho rwose. Niko iki gitabo kibigaragaza. By'umwihariko uyu mwanditsi Kamugisha niko yashatse rwose kubyandika, agendeye nawe ku byari bihari ndetse no kuri kwisi. Dusoza rero ni munyemerere turebe ku nzaratsi z'abagabo, ngo abagabo nabo bagira inzaratsi. Mu by'ukuri hari ukuntu usanga umuntu afite inshuti nyinshi, umuntu ugasanga mu rubanza ntabwo ajya apfa gutsindwa rwose. Mu rubanza rw'abagabo ugasanga nta muntu ujya upfa kumuburanya ngo amutsinde. Hanyuma abantu bati uriya afite inzaratsi agira imiti, hari n'ababivuga neza bati uriya akoresha igiti, kwa runaka bakoresha igiti. Ugasanga umuntu ni umucuruzi rwose, afite amaduka n'amaduka mu rusisiro cyangwa muri karitsiye ahantu runaka, bati uriya akoresha igiti. Abantu rwose bakavuga bati kwa runaka bagira inzaratsi. Ese nibyo koko? Uyu mwanditsi rero yavuze ko yagiye ndetse anatanga n'ingero, avuga ko kuba umuntu yagira inshuti
akagira inshuti z'akadasohoka, akagira imitungo runaka, mu rubanza akagenda agatsinda. Ibi ngibi byaterwaga wenda n'umutima mwiza. Yavuze yuko kuba umuntu yagira inshuti nzima zimwitaho kandi ukabona baruzuzanya, uwo ni umutima mwiza Imana yabaga yaramwihereye wo guhuza n'abantu. Ntabwo ari ngombwa ngo abe yaragiye gushaka igiti cyangwa yaragiye gucisha inzaratsi, sibyo? Ni ukuvuga ngo rero aha ni wita usanga bwa bukristo twavuze bugendanye n'iki gitabo. Umuntu wese wagerageje kumenya amahame yamubanisha na mugenzi we cyane abagenzi be muri rusange, akamenya kubabanira neza, akirinda ishyari, urwango ndetse n'intugunda za hato na hato, nta kabuza rwose abana na bagenzi be neza. Nawe uzarebe umuntu wagerageje kumenya amahame y'ubucuruzi, akamenya uko ubucuruzi bukorwa, akamenya ko roho y'ubucuruzi ari ugushimisha abakiriya, akamenya yuko kuvugisha neza abakiriya, kwakirane, kugira akarimi karyoshye ari byo bituma abakiriya baboneka, akabakurura. Uwo muntu agira abakiriya benshi rwose. Ariko ugasanga bamwe bari hirya bati igiti afite imiti, inzaratsi, byahe rwose, byahe byokajya. Ni ibivugwa gusa, ni ibivugwa, ahubwo tuba dusabwa kureba kure nk'abanyarwanda muri rusange. Reka mbaribo nivugira, tuba tugomba kumenya imico ituranga n'indangagaciro zigomba kuturanga, tukaba abanyabwenge biciye mu bwenge Imana yaduhaye. Tukamenya icyo gukora n'igihe cyo kugikoramo. Iyo niyo nama nabaha, niyo nama nakura muri iki gitabo, by'umwihariko kuri iyi ngingo igendanye n'imihango y'umugabo. Umuntu wese wamenye ikintu cyo gukora, akamenya igihe agikorera ndetse akamenya n'uwo agikorera, akamenya icyiza, akamenya ikibi, uwo muntu nta kabuza rwose azabaho neza kandi abane na bagenzi be neza mu mahoro n'ituze n'ibyiringiro. Wibuke ko na Bibiliya irabivuga rwose, ati mubane na bose kandi mu mahoro. Ngaye nguko rero niyo mpamvu iyi migenzo, iyi mihango, ibi dusorejeho by'inzaratsi rwose, nk'izi nzaratsi zo oya ni amabeshyo rwose, ni amabeshyo gusa, nubwo zishobora kuba zikora mu buryo bumwe cyangwa ubundi, mu buryo bumwe cyangwa ubundi, gusa igikuru, igihari, igifite agaciro cyane twasigarana ni uko umuntu wese wagerageje kugira umutima wa kivandimwe, umutima Imana yaturemanye, nubwo kugira neza bitari muri mwene muntu, ariko iyo tugerageje tugakurikiza iby'amategeko y'Imana duhamiriza, ndetse kandi tukisunga n'abagira neza, n'aba bantu bafite imitima yo gufashanya, bafite imitima yo gufashanya, bafite indangagaciro nyarwanda nzima, icyo gihe nta kabuza rwose tuzakora neza. Naho iby'inzaratsi byo ni ubundi bwiru wenda buhari mu buryo bumwe cyangwa ubundi, tuzakomeza dusoma iki gitabo tuzabigeraho, cyangwa se n'ibindi bitabo bivuga ku by'inzaratsi, maze tuzarebe ese inzaratsi koko nizo, ese zijya zibaho, zirakora? Ngaye nguko icyo nicyo twasigarana, tukavuga ngo reka dusigarane, reka tugire umutima, twitoze kugira umutima wa kimuntu. Izo nshuti, abo bakiriya tuzababona bigendanye n'akazi dukora, ayo mafaranga rwose tuzayabona nidukura amaboko mu mufuka tugakora, tukareka kwishinga inzaratsi, tukareka kwishinga ngo igiti, ntabwo amafaranga rwose azizana. Umuntu udakora ntakarye, umuntu uvuga nabi, umuntu uhora ufite umunabi, umuntu uhora utura, umuntu uhora witwara nabi muri rubanda, nta muntu rwose areba icyoroshye, bya bindi bavuga ngo nta wamunyweraho amazi, bizagorana kumbwira ko azagira inshuti mu buryo bumwe cyangwa ubundi. None se ubwo urumva aho ngaho inzaratsi zakoze, nawe ajya gushaka inzaratsi se? Oya, inzaratsi za mbere ahubwo njye nemera nuko yagira umutima wa kimuntu, akagira indangagaciro za kinyarwanda zishingiye ku rukundo, kubaha ndetse no kugirirana ubuntu buturuka ku muntu cyangwa ku bumuntu. Ngaye nguko rero, ngibyo iby'iki gitabo Ubunyarwanda n'Ubukristu, umwanditsi ni Mama Teresa Kamugisha. Bakunzi b'umusizi Rutikanga,
ndabashimiye cyane mwe mwahisemo gukomeza guhesha agaciro amatwi yanyu mwumva ikiganiro kigendanye n'umuco nyarwanda, indangagaciro nyarwanda ndetse n'amateka y'u Rwanda muri rusange. Nimutengamare rero, nge n'umusizi Rutikanga Rwoga Bicumanwa amacumu acanye mudatenguha biteka, singwabira singwirwa n'urugo gwenda zibukira. Mwishyuke ndabakunda. Thank you.